Uyu munsi tugiye kurebera hamwe igisobanuro cyo kurota urya inanasi. Ndagusabye ngo ntuze kuba wacikwa na kino kiganiro, kuko iri zina ngo inanasi cyangwa se kumva izina ngo inanasi wumva ni izina risa nkaho byoroshye, ariko ku kijyanye n'ubutumwa biraza kuba byagutungura numara kumva icyo biba bishatse kuba byasobanura mu nzozi. Iyo umuntu arota inanasi, icyo gihe biba bishatse kwerekana ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo nk'ibi ngibi ngiye kuba nakubwira, nk'ibyishimo, imigisha, amahirwe. Ariko rimwe na rimwe izi nzozi zishobora kuba zatanga n'impuruza. Muri rusange inanasi ni imbuto y'icyubahiro, imbuto y'uburumbuke ndetse n'urukundo. Nurya inanasi iryoshye mu nzozi, ibi bishobora kuba ikimenyetso cy'uko hari ibyiza bigiye kuba byakugeraho. Urumva kurya inanasi mu nzozi ni ibintu byiza cyane rwose iyo ubona imeze neza cyane. Nanone kandi inanasi iryoshye muri roho ishushanya ibintu bimeze neza mu buryo bw'umwuka ndetse n'umubiri. Muri make ibyo ukora bishobora kuba bigiye gutangira kuba byatanga umusaruro. Icyo gihe Imana cyangwa se ingufu ziri mu buzima bwawe ziba zikwereka ko utangiye kugera ku ntsinzi cyangwa se ku cyo wiyemeje. Niba utarakanda subscribe, aka ni ko kanya, kandi iki ni cyo gihe ngo wandike comment zigiye zitandukanye, cyangwa se nimba hari inzozi wabashije kuba warota cyangwa se bigeze kuba warota ukifuza kumenya igisobanuro cyazo, igihe ni iki ngo yandikiye muri comment umbwire, nawe tugufashe cyangwa se dusobanure izo nzozi ubashije kuba wagenda urota, cyangwa unahamagare kuri nimero yanjye bwite, nayo ibihari muri description wayibona cyane. Yes, reka dukomeze rero n'izi nzozi zacu zo kurota urya inanasi. Reka ntangire na kino kibazo nkubwira, none se byo bisobanuye iki kurota urya inanasi wumva igushaririye cyangwa se inanasi ishariye? Bishatse kuvuga iki? Aha niho dutandukira gato ku byo twavuze haruguru. Ni ukuvuga ngo ibi bishobora kuba byasobanura cyangwa se byaba ikimenyetso cy'uko uri gupfukiranwa, cyangwa se hakaba hari umuntu ukwereka yuko agukunda ariko mu by'ukuri atakuri inyuma cyangwa se mutari kumwe mu rugendo. Ikabisa njyewe ndi Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwumvikana kandi bwimbitse neza cyane. Yes, rero uyu ni wa mwanya twahariye gusobanura inzozi muba mwagiye mutwandikira muri comment mudusaba yuko twabasobanurira. Kubabwira ngo mukomeze mukande subscribe, kandi abasangwa ndabasubije cyane, ndetse namwe babashyitsi bashyashya mukande subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro byacu bya buri munsi, cyangwa se ibiganiro byacu bijyanye cyangwa bigendeye no gusobanura inzozi zigiye zitandukanye. Ubwo rero uyu munsi n'ubundi tubaje kuba twavuga ku nzozi nyine tuba twarasabwe ko twabasobanurira. Izo nzozi nta zindi, ni ukurota urya inanasi. Ese wakibaza ngo bishatse kuba byasobanura iki? Ibyo uri kwibaza kuri izo nzozi byose urava ahanga, cyangwa se kino kiganiro kiraza kuba cyagera ku musozo ubimenye byose. Reka ntangire natinze cyane. Izo nzozi ziba zivuga uti: menya abo muba muri kumwe, ntuhubuke, menya aho ushyira icyizere cyawe. Rimwe na rimwe ni inzozi ziza kubera ishyari ry'abantu bitewe n'ibyiza bakubonamo. Aha twavuga nk'impano, ubwiza cyangwa se amahirwe. Ibyo ngibyo ntibibasha kuba byabashimisha kuba babikubonamo cyangwa se kuba babikubonana. Ni ukuvuga ngo igihe warose uri kurya inanasi ishariye, kandi ubusanzwe inanasi tuzi ko iryoha, ujye umenya ko nyine igihe wumvise ishariye bishatse kuba byavuga ibi ngibi nkubwiye haruguru. Nizere ko wabyumvise neza cyane. Kwibutsa gukanda subscribe, share ndetse na comment, ukore nyine share cyangwa se usangize abashuti bawe mu magurupu giherereyemo. Ino video ibasha kuba yagera ku bantu benshi cyane, ni byiza kandi ni by'agaciro. Reka turebe bimwe mu bisobanuro bitewe n'uko inzozi zawe ziba zagenze, cyangwa se igihe warose zino nzozi uko biba bimeze. Igisobanuro cya mbere ngo nurota uri kurya inanasi wenyine, ibi bishobora kuba byasobanura yuko ushobora kuba ugiye kugera ku ntsinzi yawe wifashishije imbaraga zawe bwite. Hano hantu tubasha kuba twagenda duhumva neza cyane. Iki ni igisobanuro cya mbere bitewe n'ukuntu uba warose zino nzozi. Icya kabiri ngo nurota uri kurya inanasi n'undi muntu, bishobora gusobanura ko uri umuntu utanga ibyiza. Ushobora kuba uri gufasha abandi mu buryo bw'umwuka cyangwa se mu buzima busanzwe. Nanone kandi nurota uri kurya inanasi mu birori, ibi nabyo ni ikimenyetso gikomeye cyane cy'uko ugiye kuba wakakira ibyishimo, cyangwa se ibyishimo bishobora kuba biri hafi yawe. Ushobora kwakira neza imbaraga zawe bwite. Ikindi nanone nurota uri kurya inanasi n'undi muntu,
ibyo bishobora kuba byasobanura yuko uri umuntu utanga ibyiza, ushobora kuba uri gufasha abandi mu buryo bw'umwuka cyangwa se mu buryo busanzwe bw'umubiri. Byose ko dukomeje kugenda dusobanura cyangwa se dusesengura inzozi zo kurota urya inanasi. Ndifuza yuko mwese ikiganiro kiza kuba cyarangira mumenye igisobanuro cyabyo, dore ko abagiye babinsaba ari benshi cyane kabisa. Nabonye comment zirenga 10 bambwira ngo bashaka yuko nzasobanura cyangwa se nzasesengura ku nzozi zijyanye no kurota umuntu arya inanasi. Rero bitewe n'ukuntu wayirose cyangwa se warose bigenda byose, niyo mpamvu bakubwira ngo nyandikira neza uko inzozi zawe zagenze cyangwa se umamagare ubimbire neza cyane, umbwire uko byagenze akantu kandi, kuko burya biradufasha iyo nzi buri kantu kose nanjye bimfasha nkamenya neza icyo bishatse kuba byasobanura ibyo bintu uba warose cyangwa se ubutumwa buba bugiye burimo. Ubwo rero reka nkomeze ngenda nkusobanurira cyangwa se ngenda nkugezaho ibisobanuro bitewe n'uburyo uba warosemo iyo nanasi. Ndabona tugeze ku gice cya nyuma cyangwa se ku gisobanuro cya nyuma cyo kurota urya inanasi bitewe n'uburyo iyo nanasi yakwigaragaje igihe wari uri mu nzozi cyangwa se igihe wabirotaga. Wakwibaza ngo ese iyi ngingo ya nyuma ni iyihe? Ni iyi ngiyi kuba nakubwira nyuma yuko mbanza kukubwira ngo ese wakanze subscribe, ese wakoze share mu magroup uherereyemo, ese wakoze kuri ako kantu kameze nk'ikiganza cyangwa se kameze nka chance kara kagaragaza yuko bakunze ikiganiro cyacu. Ni byiza kuba wagakandaho rwose, biradufasha cyane. Bakita like y'ubundi arizo umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Rero igice cya nyuma kiravuga ngo nurota uri kurya inanasi mu rugo iwawe. Ibi byo bivuze ko ari inzozi zo kwishimira cyane, ngo kubera ko ubuzima bwawe cyangwa se urugo rwawe ruba rugiye kwakira imigisha myinshi igiye itandukanye. Mwibutsa ko tugeze ku musozo w'ikiganiro, ariko ntabwo nagenda nakubwiye gutya. Muri make rero, kurya inanasi mu nzozi si inzozi zisanzwe. Ni ubutumwa bushobora kwerekana ko uri mu nzira nziza, ariko nanone bukaba bwanagushishikariza kuba maso ku bantu baba bari hafi yawe. Muri make ni inzozi zidusaba kuba maso cyangwa se kumenya abantu tugendana nabo, ese ni bantu ki badushakaho iki, batwifuzaho iki. Ese wigeze urota urya inanasi mu buryo bwihariye? Nimba byarakubayeho, nyandikira muri comment section cyangwa se mu gice cya comment umbwire uko byagenze, cyangwa se umpamagare ubimbwire ngufashe gusobanukirwa neza izo nzozi zawe, umenye ikiba cyihishe inyuma yazo. Rero ndabashimiye mwebwe mwese tuba twabanye guhera ikiganiro gitangiye kugeza ahangaha kiba kirangiriye. Muri ab'agaciro kandi nabyo ibyo mwakoze nabyo ni iby'agaciro, twebwe turabyishimira cyane. Ubwo rero reka duhure ubutaha rwose, duhure ku wa gatatu mbagezaho izindi nzozi abakunzi bacu bazaba badusabye ko twavuga cyangwa twasobanuraho. Mwebwe muri ab'agaciro cyane, ndabakunda kandi mukomeze mubane n'Imana nayo ikomeze ibane namwe, tuzahore mumeze neza cyane, byose bikomeze kuba byagenda neza cyane. Ubwo rero mukande subscribe, mukore share, mukore like, comment zibe nyinshi cyane kabisa, mutwereke urukundo. Hasta la vista.